abakomeza kudukurikira twongeye kandi kubakira muri another episode of our podcast. Amazina nitwa Valerie, and today we have a guest for you. He is a servant of God, and he is a friend of mine as well as my pastor at my church. Iwe wenyine wenda araza kubibwira muri during the conversation or the topic we are going to be talking about. I would like to invite my partner to introduce him. Reka tubanze tubifurize kugubwa neza, tubifuriza amahoro y'Imana, mbabwira ngo y'undi munsi mwiza Imana yongeye kuturemera, umunsi ufite amahirwe yawo, umunsi ufite imigisha yawo. Of course no kuri wowe dukurikiye tuzi neza ko hari imigisha myinshi Imana yagiye guha kuri uyu munsi, wahashye uraronka, kandi nawe nimba utaronse uyu munsi reka tukubwire ngo ejo bizagenda neza. Ahora hari amahirwe, uyu munsi urayafata, uyu munsi ejo akagucika, ejo kongera ukayafata. So uyu munsi turibuze kuba turi kumwe n'umuntu ari bwivuge, ngiye ntago ndibuze kumuvuga, ndaza kumwakira yivuge, niwe turibuze kubana, turibuze kuganira. Namara gukora introduction turaza kubabwira nihe topic turibuze kuganira uyu munsi. Karibu. Murakoze cyane, byishimo na madam. Arya biremewe kuba of course, yeah. Kubera ko byaremejwe imbere y'Imana, imbere y'abantu n'imbere y'amategeko. So rero Imana ibaho umugisha kuba mwadutumiye. Kubw'amazina nitwa Mugabo Brice. Ubwo nibyo navuga, ababyeyi bampaye amazina ari nayo yankujije, kandi nkoreramo impano zanjye zitewe n'impano karemano. Hakaba nanone mu bijyanye n'ibyo nize amategeko, ubwo navuga nka formation cyangwa education, ndi umunyamategeko. Hakaba rero n'ibijyanye n'umuhamagaro, ubwo umuhamagaro ndi umupastor. Amazina yo mwamaze kuyumva ni Mugabo Brice. Ndakeka nivuze bihagije. Bijyanye n'ibinatubwiye intego cyangwa se topic turibuze kuganiraho uyu munsi, twayise ngo ni gute umuntu yatsinda agahinda gakabije. How to overcome depression. Iyo tubivuze mu Kinyarwanda abantu bakavuga ngo agahinda gakabije, sometimes abantu ntago bumva ko ari depression. Bamwe iyo babijyanye mu Cyongereza baravuga ngo depression, ngo nagize depression. Hari umugabo ejo bundi w'umurundi twari turi kuganira hamwe ngo ya deprimye. So ngoko rero depression cyangwa se kudeprima cyangwa se agahinda gakabije niyo topic turibuze kuganiraho uyu munsi, aho turibuze kurebera hamwe. Usanga muri kino gihe ni kimwe mu bintu byugarije mostly abajene cyangwa se abantu muri rusange, ariko iwacu badaha agaciro. Iwacu mvuga, ndavuga iwacu mu Rwanda, i Burundi, muri societe y'Abanyafrika cyangwa ntabwo ibintu tubiha agaciro. Kandi hari abantu benshi bari kubura ubuzima kubera iyo mpamvu yonyine gusa. So that is our main topic uyu munsi, nicyo tubuze kuganiraho. Tubuze kujya deep, turebe bigenda gute. Twese hano turi kubera ko turi no muri South Korea, tuze kubihuza n'uburyo abantu iyo bageze muri Korea bakora cyane, noneho gukora cyane bijyanye n'ubuzima bagaho i Kigali, bujyanyeho n'ubuzima bagaho i Bujumbura, bujyanye n'ubuzima bagaho i Uganda, muri Congo, muri Tanzania, muri Kenya, agahita ahura na cya kibazo twise depression. Nibyo most tubuze kuganiraho. Nawe dukurikiye ushaka kuza kudusigira comment yawe, ukayinyuza muri comment section, ukatubwira uko bitekereza. Kandi ugasabwa unakoze subscribe niba ari ubwa mbere uza kuba ugeze kuri platform yacu, kugira ngo tuze kugenda dufashanya kugenda tuganira. Ariko ntaribagirwa, hari ahantu ukoresheje ngo tubihuze bitewe n'akazi. Ndavuze urumva abantu banza wumva ngo tubihuze bitewe n'akazi. Ariko waruzi ko depression ikaze cyangwa depression ikaze ahubwo iterwa noneho no kudakora nanone. Ahangaha biraza kumvikana, ariko kandi turaza gusanga n'akazi b'abantu bakora nako kabatera depression. Ubwo rero wumve hose ko dushobora gukora ku mpande zose. Umuntu atiyumva ngo kuko we adakora, ahubwo bitewe n'iyo mpamvu nyine wari ukomojeho. Turaza nyine kwinjira turebe kwanza
ni ibiki kwanza mbere na mbere. Okay, ari buze kubanza tubwire ubundi umuntu avuze agahinda gakabije, what does it mean, like depression? Depression in simple terms, this is considered as an ultimate stress that is caused by things that surround us. As you mentioned, it can be related to work, studying, loneliness, and deep loneliness. I'm not talking about someone who lives alone. I'm talking about someone who yearns to live with someone but ends up living alone. So in simple terms, I can say that's it. Hanyuma ngiye ikintu uri buze kuvuga nuko agahinda gakabije buriya ni indwara. Ni indwara yo mu mutwe. Abantu benshi badaha agaciro ariko ni indwara yo mu mutwe. Kuyita indwara yo mu mutwe nabyo rero that's what makes it Africanly thinking. Nibyo bituma abantu muri Afrika batabiha agaciro. Ko navuga ngo you're suffering from depression, ngurwaye mu mutwe. Umubyeyi arakubona byo kujya mu ishuri umeze neza warangiza ukamubwira ngo ma cyangwa se ngo pa ngo ndwaye mu mutwe. So gusa ku byo abahanga bavuga ko ari indwara yo mu mutwe ikora ku marangamutima. Yes. Ni indwara yo mu mutwe ikora ku marangamutima. Of course kuri wowe dukurikiye ushaka ufite ubundi buryo byumva, wenda nawe uzadusigira muri comment section tubwire ubwo buryo wowe byumva gute. Reka umutumirwa wacu aze kudufasha. Ubundi iyo bavuze depression wumvishe gusa ijambo depression cyangwa se agahinda gakabije. Ubikomojeho ntekereza ko ntacyo navuga kirenze kiriya wavuze ko ni uburwayi. Mbere na mbere umuntu abanze yumve ko ari uburwayi. So nkuko mwabivuze societe yacu nyafrika cyangwa ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, reka nkoresha iryo jambo, ntago bari bwabyinjiremo cyane bareba icyo kibazo. Kuko cyane nko mu bihugu byateye imbere ni ikibazo gikomeye cyane. Abantu bariyahura kubera depression, abantu bariyahura. So rero ugasanga twebwe ni ibintu bimeze nka byabaye nka terme, hari no kubwira ngo mfite depression ariko ntazi what's the meaning. Cyane nka kagaterme kabifata nka gaterme nyine biri aho ka depression, umuntu aba amenye vuba yumva abantu bavuga ngira ngo murabyibuka cyane. Haza agaterme ka stress urayibuka. Kumva nk'umukozi wo mu rugo nifite stress ukashaka muri make stress byagenze gute umuntu ujyagiye ku rwego avuga ngo mfite stress, kumva ngo mfite ngo ka stress. No kuvuga ngo rero tukiraho twatinda kuri icyo kintu kivuga ngo ni uburwayi, kandi buri iyo umuntu arwaye ntamenye ko arwaye ni ikibazo. So rero iyo wamaze kumenya ko ari uburwayi biroroha cyane kuko hari n'abashinzwe babigenewe counselors. Babigenewe. Ariko nkatwe nanone ko tukiri muri societe nyafrika ntekereza ko bigoranye ko umuntu ajya kwivuza nawe wenyine kugira ngo abyumve cyangwa se abyumvishe ko arwaye. Naturally we have that kind of pride. We think everything is all right as long as the other side is all right. I'm also doing okay even if I'm not doing okay. Now the pride that we have within us, it makes it so hard for you to admit to yourself that you need help. Ahubwo ikintu cyane adufasha cyane icyavuze ni ukuri, abivuga ngo nubwo harako kantu ko kwiyumva cyangwa ko bwibone no kubusuzugura indwara, kuvuga ngo yarasaze, nuvuga ngo umurwayi bwo mu mutwe egare ko wasaze. Aho rero iyo tudefinishe cyangwa tubishize mu nyito nziza ijyanye n'ururimi rwacu, iyo uvuze ngo umuntu afite ikibazo cyo mu mutwe, ahubwo turabigaruramo gute ku buryo ubwo burwayi butaba ipfunwe, butaba ikintu umuntu yumva, ahubwo abyumve nko kurwara, uko warwara malaria ugakenera imiti ya malaria. Aho nibwo byabanza kwanza kugira icyo byafasha mbere yuko yenda twinjira ku bijyanye. Wenda kimwe mu bintu ndivuze kugira abantu badukurikiye, intego yacu nuko twifuza yuko mumenya ko iyo ndwara ibaho, nicyo cya mbere. Ikindi kintu wamenya nuko uwo muntu wahuye n'icyo kibazo ntabwo ari uba wabishatse. Kumve tubanze tumenye ko ari ikibazo cy'ubuzima, ari ikibazo gifite gisaba ubufasha, kandi ari ikibazo cy'intege nke umuntu aba atahisemo. So ntabwo umuntu ari uhitamo kuba depressed cyangwa se kugira kagahinda gakabije cyangwa se kuba yaba kumva yumva ko ari wenyine.
ahubwo ni ingaruka z'uko wa muntu ataba ari kureba ejo hazaza. Aho watangiye kujya noneho mu bimenyetso bizigaragara nubwo turi buhagemo, ariko nanjye nabanza nkifuza kwanza kubwira umuntu ubyumva ko twatinze mu kuvuga uburwayi n'ibiki, abanze yumve kwanza ko bunakira. Kuko hari uburwayi bubaho kugeza iyi saha bumeze nk'ubwaburiwe ubuganga ubuvuzi cyangwa imiti, ariko depression ni indwara ikira, kandi uraza gutungurwa n'uburyo ikiramo mu buryo bunoroshye cyane bidasabye ibintu byinshi. Ntekereza ko wari wamaze kujya mu bimenyetso bimwe bigaragaza umuntu ufite icyo kibazo cyangwa se ufite iyo ndwara y'agahinda gakabije. Waruvuze kimwe kivuga ati kutagira ejo hazaza, niba ibyiringiro gutakaza ibyiringiro. Ariko wenda tubinyuremo gake, urabona isi iri kwiruka. Umuntu azabona mugenzi we afite ka Samsung keza, undi abone mugenzi we afite ka iPhone keza, undi abone mugenzi we yisize amavuta meza, asa neza, akoze imisatsi neza. Mostly wenda abadamu nibo bakunda kubigaragaza, babigaragara ukabibona yuko ka makeup ke kameze fresh, umusatsi ari sawa, wowe ukaba udafite bwa bushobozi, ukumva yuko nawe ukeneye kuze kuburi kuri bwa bushobozi. Reka noneho wenda kandi kantu kamwe naje gusanga Imana ishimwe turi gutera imbere iwacu, aho usanga abajene bose bafite imodoka. Abajene benshi usanga bafite imodoka, benshi bafite imodoka. None babandi benshi bafite imodoka, ubwo ndi kuvuga i Kigali, ukavuga ati ngiye kuko nanjye nafite imodoka, nzakodesha imodoka kugira nemeze ba bantu bandi yuko mfite imodoka, kandi ubushobozi bwawe singukiye mu ijambo, ahubwo ukoresheje abajene. Nibuka ko nanjye ntayo mfite, kandi nanjye nshobora kuyikodesha kugira ngo numva nyine, ahubwo reka tubagure tuvuge si n'abajene gusa, ahubwo byakora no ku bandi bantu. Ariko ngewe buriya kuko abajene aribo tubana, nibo bantu buriya mba nzi ubuzima bwabo bwa buri munsi byoroshye. Ariho hahandi usanga ngiye nituza kugaruka muri Korea, usanga abajene bakubwira b'inshuti zawe muri za kaminuza, nimba wowe utajya muri club, ubwenge bwawe ntago buri ku murongo. Ugasanga bari kukubwira ati kugira tube friends nuko tuzajyana muri club, kugira tube friends nuko tuzakora ibi n'ibi. So ugasanga rero nibyo biri kutusunikira cyangwa se biri gusunikira ba bantu muri ka gahinda gakabije. Cyangwa se arashaka yuko nabo bafite amafaranga runaka yisanisha na ba bantu, yambara za nkweto zihenze, ndavuga abasore nizo bagenzi be bambara, kandi ugasanga amafaranga akorera cyangwa ubushobozi wabo bafite ntago bashobora kwafodinga bya bindi yifuza. Kubera rero kuno kwifuza cyane kwaje kujyanye kuturutse kuri social media, ibyo tureba kuri za TikTok, kuri za Instagram, usanga abajene benshi agahinda gakabije kaza kagenda gatukura cyangwa se kagira imbaraga biturutse ku byo bareba kuri za social media. Urakoze ko aho uhakomojeho ku bajene cyangwa urubyiruko. Icyo nashaka kumenya, yenda urabona tumeze nk'aho turi, sinavuga isi ebyiri, ariko turi mu mahanga abiri. Turi abanyarwanda, turi abakongomani, turi abarundi, turi abagande, turi East Africa, turi Africa. Noneho tugeze mu yindi sosiyete nanone. Exactly. Noneho abandi bantu batandukanye, haba culture, haba ururimi, imirire, ibiki byose. Kwanza mumaze mwumve ko ahubwo hari ikintu twavuga ngo mumbabare gukoresha ijambo, kwitiza iryo jambo ryo kwiyadapta. Donc gushaka kwisanisha n'imico usanze aho hantu, cyangwa donc gufata ibyaho hantu, kuko hari ibintu utakora utameze nk'umwene igihugu. N'urugero nk'urugero, urabona tugira ikibazo cy'ururimi cyane, bigatuma rimwe na rimwe twihata no kumenya urwo rurimi, kandi si bibi. So rero hari igihe nanone tutagiye kure ya depression, tugiye kuri ako kantu, no kuvuga hari igihe communication ishobora kuba mbi. Nk'urugero nk'aho wakomojeho nk'abakora cyangwa biga cyangwa bagira iki, ukaba wabura amanota yawe. N'urugero kubera ko ibyo uri gusobanura bizi ko ari byo, ariko ubibwira ntago abyumva, kandi n'ubibwira nanone ntiyabyumva, ntabyaze. So ugasanga n'urugero uguye muri esheke, ariko atari uko wari kugwa muri esheke.
aho ni hahandi utangira nanone kubaho uvuge se biragenda gute, bizabaho gute. So ugasanga nk'abantu ni urugero rumwe bakunda kubaho bateganya ibiri hejuru. Donc reka nkoreshe excellence, kubaho mu buryo bwa excellence, utangiye kugwa muri esheke kubyakira bibi ikibazo, aho ngiye mu bajene cyangwa muri cadre y'ibijyanye na education cyangwa amashuri, bitewe na milieu agezemo cyangwa urwego arimo, communication ikagenda nabi, kuko turasanga depression irakora ku bantu benshi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kandi ikindi naje kubona nuko abantu bari depressif cyangwa bafite iyo depression akenshi nko muri aba banyamahanga twagezemo cyangwa n'abandi, bo ntago bajya bihishira. Iyo afite ikibazo urakibona ukakimenya. Nicyo kintu nashaka ko duheraho, tuvuge se nimba umuntu yahuye na kino kibazo yakora iki? Aha rero niho umuntu ufite kagahinda gakabije, umuntu ufite ya depression nkuko turi kugenda tubivuga, ese uyu muntu akora iki? N'iki ari asabwa gukora? Aho rero kubera ko nyine nkuko dukomeza tubikomozaho, turi mu mahanga, turi muri Korea, ariko turi abanyarwanda, turi babandi bose twavuze, no kuvuga ngo ikintu gihari gikomeye, twebwe tubayeho mu buryo bwa society. Mu yandi magambo tubayeho mu buryo bwa family, bw'inshuti. Nta munyafrika ushaka kubaho adafite inshuti nka zingahe, adafite famille, adafite iki. Tugeze mu gihugu cy'abanyamwigendaho, umuntu yibana ukwe. Aho ndashaka usaka kuzana umuti, ariko ntagendeye yenda kuba Korea cyangwa abandi banyamahanga, ngendeye ku bwoko bwacu. No kuvuga twebwe umuti wa mbere uroroshe. Ikintu cyafekta umuntu ufite icyo kibazo cya depression cyangwa agahinda gakabije ni ukuba wenyine. Donc kwigunga ukagumana bya bintu, icyo nicyo kimwe kigakomeza cyangwa kikinjizamo mu rwego ushobora kugera n'ahantu no kwigarura bikomeye. Kandi mwibuke ko iyi ndwara itavuwe neza, nangiye kuhita nshyiramo nka y'indirimbo ngo yakwica nk'izindi zose. Oya, igihari ni kimwe, no kuvuga ngo iyo idatunganyijwe ngo uyiteho neza, abantu benshi barapfa. So hari inkuru numvishe haciyemo iminsi itari myinshi, umuntu yambwiye ariko mbwira hari umuntu uturuka muri hari iwacu muri East Africa yari yahuye kubera depression. Atatewe na Arsenal cyangwa na oya. So impamvu mbivuze nuko abantu benshi usanga bapfa cyangwa se biyahura, cyangwa se ugasanga bijyanye mu yindi si cyangwa se mu bindi bintu byangiza ubuzima bwabo iteka ryose batazigera bashobora kuvamo. Ariko kandi barirengagije ikintu kiri simple gusa. Twari tugeze ahubwo ku muti twavuga, dusanga ahubwo twebwe bitangiye koroha. N'urugero nk'ubu tuvuge nkanjye ngeze muri icyo gihe cyangwa mpuye n'ubwo burwayi cyangwa uko wabyita kose, ikintu cya mbere nkora, mfite umuryango, sibyo? Ngerageza kuganira. Nta nubwo cyakuba mu kandi kanya madamu araguhamagara, urumva ntago, kuko iyo bwije nimugoroba uvuye ngo mu kazi kawe ugeze mu rugo uhamagara madamu ukavugana n'abana. Kandi mwe twavuze ko arizo mpamvu ziturukaho depression, no kuba nta muntu ufite bibwira. So ahubwo aho kantu uvuze ni keza, gusa nanze kujyamo, kuko hari n'uwakubwira ati depression yayiterwa na madamu, ariko nje sibyo, naho nari nivugiye gusa uwo muti waruzanye niwo. Ngiye ngwaye umuti, uwo muti niwo rwose. Ni kuvuga hari n'igende bifoto y'abana, ibindi byose bikamera nk'ibigiye. So igihari ni kimwe, iyo uri kure cyane, noneho uko twavuze tubayeho mu buryo bwa societe, bwa famille, bw'inshuti, noneho ukajya kure y'aba bantu ukunda, icyo nacyo ni kimwe mu bitera bya bintu cyangwa bwa burwayi. Rero kuba harajeho n'ikoranabuhanga, gerageza uhamagare abiwawe, gerageza mupange imishinga. Ikindi tudatinzaho, turi kuvuga imiti myinshi, hari abadafite nk'iyo miryango cyangwa badafite iki. Ese wari uzi ko siporo ari imwe mu muti
ukomeye cyane uvura depression. Exactly. kabyuka wirukanka Ariko ikibazo n'igihe wakwirukanka wirukanse ugatora amashashi. yezo ngewe kimwe mu bintu navuga nuko tubanze tumenye yuko bibaho. Buriya awareness ni kimwe mu bintu bikomeye, aho usanga isi hari ibintu byinshi yaduhishe nk'abanyafrika, ugasanga twebwe niyo mpamvu abantu bacu bahura n'ama challenge akomeye, tukazabona gusa habaye akantu cyangwa se bigenze gute. Ariko kimwe mu byo twavuga nuko ni iby'ingenzi cyane ko ubasha gutahura ko wahuye n'iki kibazo cyangwa se wahuye n'ikibazo. Hanyuma nimba wahuye n'ikibazo, hari abo banga bikababaho. Urabizi hari umuntu ukunda umukobwa, ugasanga wa mukobwa undi musore aramutwaye, kurira etaje no kurira etaje, ugasanga indi mishinga yari ari gukora yo mu buzima iba stop, cyangwa se plan zose z'ejo hazaza kuko planningaga na wa muntu zose zirapfuye. Hari n'abakobwa kandi abafite umusore yakunze azikariwe bazarushinga, ejo n'ejo bundi agasanga ngo yatwaye undi, yajyanye n'undi mukobwa, wa undi nawe ubwo nawe hari ba ikindi kibazo. Kandi nasanze iwacu ntabwo ibyo bintu babiha agaciro. Bahita bakubwira ngo nimba ngo wa muhungu wakundaga yashatse undi mudamu, ngo nawe ushaka undi. Nimba wa mukobwa wakundaga agiye, bahita bakubwira ati ese wowe urabura iki? Tireba haruri ati kwa runaka bafite umukobwa jyayo, cyangwa se kwa runaka, cyangwa se wa wundi wabonye. So ngewe ibingibi ari abantu njya mbona bibaho, ugasanga batwaye umuntu yakundaga, bigatuma noneho ubuzima bwe nawe buba miserable. Reka mvuge gutyo, buba miserable kubera ko yahise ajya gushaka umuntu adakunze, abanye n'umudamu adakunze, cyangwa se abanye n'umugabo adakunze, bituma ubuzima bwe bwose buzaba mu kwicuza. Ugasanga umugabo ntagashira amaraso ku mubiri, cyangwa se nta nubwo atekereza ku muryango we, ntagaha agaciro umuryango. So ibi ngibi rero ni zimwe mu ngaruka z'uko twebwe iwacu batabiha agaciro, kuko usanga ntabwo babanje kuguha umwanya wo gukira. Nta nubwo twebwe abantu b'iwacu ajya kureba ba bantu bamufasha, bamuganiriza, aba counselors, abaganga babyize. Usibye ko nigeze guhura n'umuganga kera, kandi ndambabwira ku gakuru, nigeze guhura n'umuganga uvura abantu barwaye depression cyangwa se barwaye agahinda gakabije. Turaganira, nyine nabonaga ari n'umudamu ukiri muto. Ndamubaza nese coding y'abantu mujye muganira ujye usanga bafite ibihe bibazo. Arangije ikintu arambwira ngo ngewe ngo kubera abantu twaganiriye ko byatumye nibaza ko Imana ibaho. Ngo noneho nge nari umukristo ngo mbivamo. Arambwira ati nge ntabwo ngisenga, sinjya njya no mu rusengero. Ndamubaza why? Arangije arambwira ngo none se ngo kubera iki Imana yemera yuko aba bantu bahura n'izi challenges, bahura n'ibi bibazo, noneho bigatuma bakiyahura cyangwa se bakiyica, kandi Imana yari ihari iri kubareba. Arangije arambwira ati ngiye kubera iyo mpamvu rero ngiye nahise mfata indi nzira, ndeka gusenga n'umu Asian. Arambwira ati rero nahise mfata inzira, ndavuga nti ngewe ibintu by'Imana ahubwo anteye ubwoba uyo yarahari kugira ngo akize depression, ahubwo ndumva yahise agira depression. None si imyizerere yiwe yari besengiye ku buryo Imana ifatamo abantu, cyangwa se kandi yirengagije ko umuntu uko ateye kose ubu ngubu birimo so many factors, kandi izo factors zose zidaturuka ku Mana gusa, nawe ziva ku by'Imana yakubujije, but they are like consequences z'ibyo wakoze. Iyo rero bibaye gutyo, uwo muntu nawe akabivamo adatekereje ibyo bintu, she is not professional. Ahubwo ahantu ngukundiye rero urahazi cyane. Ubu nta n'ikintu nkivuze nka pastor, ahubwo uzaze turebe uburyo nawe twagushiramo. No kuvuga ngo iyo byagiye mu by'Imana, ndakomoza aho avuze, no kuvuga ngo Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, imuha guhitamo, amahitamo. Niyo mpamvu kuri sije waruzanye cyangwa ku kantu waruzanye agatopike k'urukundo, akenshi ni amahitamo. Uwo wahisemo niwe wamuhisemo. Uramukunda, ugira iki n'iki, bikora ku marangamutima. Gukunda si bibi,
aho tuhagaruke sibyo utarakunda ariko yaragiye icyo nshaka kuvugaho dukomoza kuri icyo kintu wavuze ko ari ibintu bikora ku marangamutima sibyo buri ikiganiro wanakirangije kuri ako kantu uravuga ngo nta mwanya muri ibi bihugu byacu baha abantu wo gukira exactly noneho ukaba uri kuri pressure yenda uri nk'umukobwa ati kudashaka abandi bari gushakwa hari community imwe ikunze gukoresha ijambo ivuga ngo ngurajinze n'abanyamurenge burabo namiyaga bashiramo ngo wajinze ugasanga umuntu noneho ku myaka 30 yageze ku rwego bamwise ko ari kijinge kandi twe turabizi nko kuri kote y'umukobwa ubundi umukobwa ntashaka arashakwa sibyo ubundi umukobwa ntashaka arashakwa so kuri hahandi rero wakomozaga uvuga ku bijyanye n'iby'urukundo twabivuga bikaba binini ko byakoze ku marangamutima ahubwo nagaruka ku kintu rutanzeho cy'umuti iyo umuntu yahuye n'icyo kibazo ni igikomere muha umwanya wo kugikira noneho igihe yagikize kuko cyane ingaruka bigira bituma abantu bafata ibyemezo bitari bizima ko twasanze ari indwara ikora ifata mu bintu byo mu mutwe so rero muha umwanya wo gukira namara gukira abone gusubira mu murongo wo gufata ibyemezo si no ku rukundo gusa haba mu kazi haba muri famille haba iki babanze bumve ko ari uburwayi noneho batange kureba ababishinzwe kugira twe twatanzeho tutari nk'abaprofessionnel hari bakureba imiryango ukavugana n'abantu ntugume wenyine gukora sport ibyo byose twabivuzeho ariko mu professionnel yakubwira n'ibindi byinshi so ntatinze mu magambo ko bumeze nka hariho nsoreje ngewe ko bwanjye n'urugero biragoranye cyane nka societe yacu y'abanyarwanda kujya kureba mu psychologue mu bintu bakora cyangwa abo bavura ko gahinda gakabije arakumva gusa icyambere baranamwishyura ubwo rero iyo amasaha ku irimo isaha amafaranga ibazuha umuntu amafaranga yo kukumva gusa kumva amakuru yawe gusa narangiza kubwire ngo genda ukore icyo ukore siporo kandi wamuhaye amafaranga menshi cyane so bakumva ibyo bintu nabyo ni ikibazo urakoze reka tubashimire cyane tugushimire wowe wahisemo kudukurikira kuri YouTube channel yacu mwibutse nawe utarakana kuri subscribe kora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe every single day hanyuma sinzi niba my love hari ikintu ushaka kuvuga kugira ngo tuze kugana ku musozo mpite mbabwira conclusion ndi gutekerezaho hanyuma tugane ku musozo kuba kumaje kudukurikira turabashimiye cyane mukomeze mudukurikire nkuko ayivuze kandi subscribe ukande the bell sign then ngewe ku bwanjye ndashaka gushimira umutumirwa wacu kuri ngewe ni uw'akamaro cyane kandi abizi neza ko nawe hari icyo wakuyemo murakoze so reka nkubwire ngo thank you so much for following us today kimwe nakubwira if you having cyangwa se nimba ufite depression ufite agahinda gakabije cyambere senga byereka Imana kora siporo ganiriza inshuti n'umuryango shaka abantu bakwegereye uganire nabo ugira abandi bantu muhura ugira abandi bantu muganira nakubwira ngo Imana ibihari kugira ngo ibane nawe no muri hahandi umva nta muntu numwe wakumva Imana yo iba ihari ngo ikumve kamubwira ngo amahoro ya Kristo abane nawe turabakunda cyane bye bye ciao ciao